nabonye ushomotse, nabonye ukarishe. Nagize impungenge rero yuko uwo mukobwa ashobora kuba ari wowe umufite. Ushobora kuba afite impungenge kuko nabonye uri kuzenguruka ukavuga ngo twabahaye umukobwa mwiza ndayamba, undi kubona uruhara rumaze kugera mu bitugu. Aho umukobwa wanje ntiyaba ari weho wamwifunze. Serusha, ntabwo nakura amahano. Ababikoze ni abami babiri. Umwami wa mbere bamwita Cyilima Rujugira, wari utuye ku ijuru rya Kamonyi. Niwe wabonye umukazana bitaga Karira. Umugabo arazarira cyane ati ni gute umuhungu wawe yantwariye umugore. Arangije yuhi mazima ati munzanire. Niba uwo mukobwa watumye umugabo ari kurira amarira agatemba gutya. Cyilima Rujugira akimara kwegera se yuhi mazima ati po, ati abagore bose nabo umwami yitegereje uwo mugore. Undi wabikoze umwami wa kabiri bamwita Cyilima Rugwe. Niwe yagiye mu Mushishi Bugesera butaraba u Rwanda. Ubwo nawe ntabwo nakora ugiye kuba uwa gatatu. Oya, ntabwo nakora amakosa nk'ayo abo bami bakoze. Ahubwo reka nekere focus uruvugira ijambo yarihorana, maze umwana we yari yagiye amutumeho ze. Wabyeyi nawe baramutswa n'abakwe, umuramutse nk'umubyeyi ndagapfa iki gihe. Uwo musore se, ahubwo reka mbanze ngubaze. Focus atarakomeza, burya uwo musore muri kumwe ahubwo yahoze arumviriza n'ibyo twahoze turaganira. Sene yambaje ko munsi ko ari imfura yatuma umwana yumviriza base. Niba ataguhaye ruswa wareka kisubiriza. Serusha wanje, umuhungu wanjye rero Habyarimana ntabwo yigeze agera ahangaha, ahubwo yarategereje kumva ubutumwa buturuka mu ihitira ko inzira yawe nyabagerwa nk'imwe mpyisi yagiyeho umugisha ajya kugabana igihinga cya Ruzige, ko twemereye ko none yaza mu muryango umubyeyi ukamuramutsa aho kugira ngo akuramutse. Burya iyo turi gutarama niyo mpamvu tubivuga ngo ababyeyi n'abaramutswa n'abakwe, kugira ngo n'abato bajye babyumviraho. Umuto aramutswa n'umukuru, ntabwo umukuru niwe uramutse umuto. Urakoze, nabyumvise. Umaze impungenge ko ugiye kumutumaho. Reka rero dukoresha iterambere kuko iwacu naho rirahari. Nushaka uhamagare no kuri telefone, ubu no muri Amerika yagerayo. Uramutse nawe ubwawe umutelefonnye. Reka mureke n'ubundi akaya nkayabyaye muki ngo ibyanjye ndabirangije, usigaye nibyo watahira. Reka ninywera inzoga, reka njye kwiyicarira. Urakoze. Abaraha ngahora umukobwa wanjye kimirana nirwaneho. data mwiza, ndayambaze ko azakureba akagira ngo uri umubyeyi gito, yabona waguye mu bituza by'uyu mwari akagira ngo uri umubyeyi gito, murebera ko gasa neza rwose k'abakobwa. Hanyuma nawe kandi igihe sebuja araje ahaguruka ajya amuhaguruka, nuko shanda gusabiye. Hanyuma igihe sebuja araje ahaguruka ujye wibwiriza. Nuko Serusha, karame ngahoro tukimara kumenya ko mufite urubanza uyu munsi, mutangiye guhiga no kugura mureba uburyo amazi mwabasha kuyashakira inzira. Natwe niyo mpamvu ntabwo twabazaniye Nyiragatare, ntabwo twabazaniye Rukwi rumwe, ntabwo twabazaniye Umutsama, ntabwo twabazaniye Inturire. Twe turabizera b'itorero ry'Abadivantisiti bo ku munsi wa karindwi. Imandwa twaziteye umugeri, dusigira umusaraba Yesu Kristo umwami n'umukiza. Aka ngaka ntabwo ari inzoga, ahubwo ni ubuki buzira umusemburo mwakagira Imana. Urakoze, warunteye ubwoba. Kirazira. Wari umaze kumbwira ko mwafashe urutoke, mufata amasaka, mufata inturire, byose muravangavanga. Turi abakirisitu kandi twe turi abakirisitu. Ndabona rero ari ubushera kandi bumeze neza. Muri make ni intwererano. Ariko bambwiye ngo kwa Natanayeli kubatwera ntabwo ari ugutwera abakene, ngo bafite niwe wazongerwa kandi ibintu bijya mu bindi urakagira Imana. Ariko njye kureba n'ubundi Serusha, karame, n'ubundi ko mbona amazi atembye ageze kure, kandi iyo butije imvura iragwa, wanyemera uriya mukobwa wanjye Focus akamumbwira agashyira muri uru rutete, n'ubundi akanyegera kugira ngo n'ubundi ngukeze. Uri databuja nzahora ngukeza imyaka yose, kugira ngo njye nawe noneho uriya mutobe Focus adukureho ikirimiro, maze njye nawe dushige mu muheha. Nitwumva koko ari umutobe ukwiriye ijambo, ndakurahiye
ubundi unyemere none tubyine dushayaya kwa Natanayeli ndabona muri kwishe ndakurahiye. Twabakiriye rero kandi twabakije yombi kandi twishimiye gutaramana namwe. Rero nk'uko twamaze kubakira twavuze ngo niba murakenera kutwunganira mu byerekeranye n'imihigo dufite ni uburenganzira bwanyu, umwanya turawubahaye kuko ijambo ryo murarisangana. Umubyeyi mwiza w'umunyarwanda yabivuze neza ngo ntawe usubira ku ijambo ku nzoga bamutuye kirazira, kandi umuco ntitukawuce, ntituzigere tujisha umuco, ahubwo tuzahore turandaganatana kuri uwo muco kugira ngo tuzarenge abatubahinguka bazadukure mu ngata y'u Rwanda ruzahore Rwanda. Uranyemera rero mubyeyi ngo turi iki kibindi cya kabiri maze Focus adufasha gikureho urumiro, nitumubona ari umuto ufite impiza ubundi unyemere ijambo mu rugo rwo kwa Natanayeli banyakire n'ubundi ko mbona ubugato ukarunkura ku mutwe ukagira Imana. Murakoze cyane rero nk'uko uvandimwe badutwerereye impererano twayijanye mu zindi kandi iriho ubundi irasanga izindi, ariko nk'uko umaze kutubwira ko ukeneye ijambo reka tubanze Zirusha ngaho rero igihe Focus bari kureba ibirahuri ariko nabwo nabankunganira iwacu kwa Emmanuel tugira aba engineer bisi bigendanye n'ubutaka icyo bita land survey, tugira aba engineer babashije kugira PhD mu bigendanye n'ubutaka, ariko icyambere gituma burya ubutaka tubufata duca amatarasi, kabiri tugashaka uburyo twaca imiferege izatuma y'amazi abasha bayita imiringoti. Gatatu uvuga ibigendanye Foka so ujana cyakenera kureba ufite amaso mazima ukabyara we werekeze hirya ngo izo maze mubyeyi Serushago tumwumvisha ubuki bw'iwacu buzira umusemburo. Serusha Karame, utangiye kubona imbiza, urabona ko nta kuzana amazi buzi. ndabona rwose wikwije kandi natwe twishimiye kwakira impano batugeneye. Biragaragara rero ko n'inama muraduha zishobora gutuma twese imihigo twahise. Ubuki mbubanze, ariko n'ubundi inzoga irushaga uwayituwe n'uwayituye, ubwo uburenganzira ni ubwawe. wabukiwe buzira umusemburo. Mubyeyi Emmanuel yabukuye mu rutoki rwiwe, dushaka inshinge, dushaka imivure y'indoha tudahaho, turangije tuzana mu rugo rw'umubyeyi Natanayeli. Ubuki rero nabutuye umubyeyi Serushago ngo abusome, umucace, umucacure, abusome, umunyure, ziko naho munyura. Niba burimo umunanira bugize umuhangamura, niba harimo ifuni iheze reka musomere mwene Twahirwa. Ariko siko mbona ubanje kuyitongera. Nkubwire rero, Yego Serusha, ayo magambo yose biriho uratongera, njewe n'imitongo nubwo yabirimo ndayitsinze mu izina rya Yesu. amen. Serusha ngo yisome none ubundi unyemere umwanya rubona bikwiriye. Wanyu si burya mugira ubuki bumeze butya, Ariko n'ubundi wamvangiye n'ubundi njye ko twabaye bamwe. niko Karame Serusha, ntabwo nshaka ko ukora ibyo wahoze uravuga by'imitongo, oya turi abakirisitu. kandi ibyo by'imitongo twabisize inyuma. Serusha, Mose rero wanditse igitabo cy'itangira ati mbere na mbere Imana. Mose burya uramuzi? Ndamuzi, yanditse ibitabo 5. Reka tureke Mose rero tugaruke iwacu. Ndumva uyu mutobe umeze neza, kandi kuko twakubwiye umwanya wo turawuguha kuko ijambo urisanganwe. Ahasigaye nushaka kutugira inama umwanya turawuguhaye. Imana iguhe umugisha. Bakumpera amashyi bagushimira byimazeyo. Twatoye ubwozo urubwo maze umuryango wacu wose uravuga ati umunsi wa none tuzahagurukana n'iyo nka, tuzahangaha kwa Natanayeli, tuze gupfa ku mugaragaro. Burya umukobwa mwaduhaye n'igena Providence, ntabwo umuryango wa Emmanuel ari umuryango utari abatunzi. Turatunze
ijambo ryagenzaga mubyeyi mwiza turagenzwa no kuba twaza kubakorera ku mugaragaro kugira ngo umwana ukomoka urukiryi kwa Natanayeli namwe mwicare mutekanye muryango wa Natanayeli ubone inka zigiye kuvumurira mu zindi kuko mwaduhaye umwari ukwiriye mwo kabyaramo mubyeyi rose rushango nicyo kingenza yaba ishyo turayafite yaba amashyo turayafite yaba amasibo turayafite yaba isanzu turazifite niyo mpamvu ishyo ni nk'umunani amashyo 8 ukubye 8 34 ukagera ku isibo ukagera ku isanzu ari nk'ibihumbi 32 732 mu byezo nka zose turazifite Patakuriya Emmanuel twazanye no gukora umukobwa wanyu Nigena Providence kora umuhungu wanjye Habyarimana Innocent reka rondekera aho ngaho ubundi mpinuruti ninywera umutobe uze kunkosha ntawe kosha kirazira urakagira Imana mubyeyi mwiza Nakoze ndayambaje ndagira ngo uyu muryango wacu wa Natanayeli wakirira ijambo kandi bambera amashi mbere rero yuko nkomeza ndagira ngo mbanze kubaza ikibazo kimwe ni ikibazo kandi urihutana mufite abasore bangahe iwacu mfite umusore umwe niwe musore uzwi Habyarimana Innocent abandi ni abamuherekeza barubatse cyangwa muracafite abakiri imbaraga dufite bamwe batumenyera aho inka zibyagiye kwibuga tukagira bamwe basimbuka urukiramende tukagira ba basore bamwe bajya gufora bakajya kutwashiriza imyinzenze ku buryo urugo rwa Takuriya Emmanuel ari urugo rudashobora kuramo ibicanwa na rimwe ibyiciro by'abasore bose ndabafite nushaka abakogoto ndabaguha nushaka ba basore barambye mu kirambi ndabaguha nushaka ba basore batojwe ndabaguha nushaka ba basore ushobora kubaza ikintu cyose ndabaguha bitewe n'icyiciro ufite Patakuriya Emmanuel turabakogoto ndabaguha urakoze ku gisubizo cyiza umpaye ndumva ufite umuryango wagutse mfite impungenge rero yuko inka ungeneye naba nkunyaze ahubwo ejo bundi bakazaba bari kugutera amabuye inka 720 umaze kuvuga ukaba uvuze ko zose ugiye kuzikwa ukazika umukobwa umwe inka 720 ufite abandi basore b'abakogoto aho ntibazagukogota Serusha kwari kukumara amatsiko nari nkubwiye ngo umugabo bita Bisangwa bya Rugombi turi niwe muntu mu Rwanda rwabo watunze inka nyinshi yatunze isanzu 33,732 ubwo ngo umuryango wa Takuriya natwe turabamukurikiye ku nshuro ya kabiri abatunzi muri Rwanda batunze inka ubwo ngo wankosha inka 8 wankosha 8 wankosha amasibo inka ndazifite natwe umuryango wa Takuriya niba ndi kubeshya mumukomera amashyura mugabo abyumva umuvandimwe ntabwo wanyaga n'inka zaturanda gatoya n'umushuri twebwe mu muryango wacu wa Natanayeli ntabwo watupera inka 720 nkaho ntabwo nikosheje Serusha nkaho tugiye kunyaga ntabwo nikosheje urankoshe ahubwo kuko bisanzwe mu muco wa Kinyarwanda agasozi kazamutse umugeni kamanuka inka icyakora inka turashaka kugira ngo tugukoshe ntabwo turagukosha inka za kijambere kuko ziba ari za kijambere ntabwo ziba ari izanyu turashaka kugira ngo turebere inka nziza hanyuma iyo shashi nziza iraza kubera ko itagenda yonyine mu muco iraherekezwa n'indi shashi yo kuyimara irungu niturangiza kandi izo nka turazakira mu muryango wacu kuko n'ubundi dusanzwe tuzi ko ejo natwe tuzakenera abageni mu muryango wanyu ni nawo muco wa Kinyarwanda rero washobora kuyatugezaho kandi tukarushaho kwishima Serusha Karame
ndagira ngo kukwereka ko turi abatunzi unamasha wigire hano hafi manze ngohereza impano za mbere nk'ikimenyetso. Urakoze cyane ndakenyera nyine ahubwo nashaka kukubaza. Unamasha uracyafite umugongo muzima n'amaho ngaho haza uyu muhungu wanjye buryo se izi nizo mpano za mbere Serusha karame izi nizo mpano za mbere abazungu bataragera mu Rwanda mu karere ka Gakenke ku musozi wa Kabuye no hacupagwaga ubutare. Iyi ngiyi ni imberuka niyo yazanye Nyirawucaba, niyo yazanye Nyamususa, niyo yazanye Gihanga, niyo yazanye abuzukuru baje Barurenge. Iyo ngiyo ni cyozi cyogera inka nongeye kugwe ntabwo ari ibumba pfuka fashaho rwose atagira ngo ni ibumba namuzane. Iyi ni imberuka cyangwa ni cyapa ngoma. Iyi ni imberuka ntabwo ari ibumba. Cyapa ngoma twaraziciye. Serusha turacyakeneye amasake. iyi ni cyozi cyogera inka uri kuyibona niyo turebere ko ariyo iyo urakoze komeza ije mbere. Serushago rero abaheruka mu ishuri vuba cyane bize ibigendanye n'utwatuzo tw'ikinyarwanda. Aka ngaka rero tukita iwacu mu Murera, tukita imashini ikata ubwatsi, tukakita kayuya bitewe n'umuco. Ariko abaheruka mu ishuri abize utwatuzo tw'ikinyarwanda ntabwo ari akabazo, ahubwo iki ngiki ni igisubizo. Naje mfite ikibazo, umuhungu wanjye yari amaze igihe kinini ariko nigena ya Providence yakubise umwotso. Aka ngaka iyo kageze mu rubibi kahira amanzi azira kagakikira urubibi rw'abandi, urakagira Imana nyakirira. Urakoze cyane. Nari ntangiye kugira impagarara ntekereza ko ari ibibazo muzanye mu muryango wacu kandi nta bibazo tugira, ariko impungenge urazimaze. ubwo aho ushaka kwerekeza ahubwo mu gifaransa babyita vi, ubwo wavivuye ko umukobwa wacu ari vi. Urakoze. En français, vous pouvez parler un vi. Mugero Serushago ndabanza nereka abato barahanga kugira ngo umuco utazacika mu Rwanda. Niyo mpamvu mbanze gukuriraho inzindaro kuri iki gicuba kugira ngo nereke abantu baranga ko iki gicuba gitanguwe. Kwangura igicuba nugoreza umuntu igicuba cyakoresheje ukabukungura uwo muryango. Iki gicuba ni isugi muryango watakure Emmanuel mu mpera umuryango waduhaye umukobwa mwiza amashyi twabazanye igicuba cy'isugi. Ariko rero Serusha karuvati yanjye nawe yakora mwira ibintege zawe zabaye intege. Reka focus iri umusore batahire boga dahira n'uyu musore wanjye aho ni bakomeze. Nge nawe karuvati yakora mwira uyu musore siko ndi kubona yifumbase birageze bamaso. uyu musore wanjye Sangira nta mugabo wanjye keretse umucumba wa Goma ubona ko Serusha urakoze. umuhungu wanjye urabona ko azi gusoma nk'ingwe se. umwanya rwose. Maze rero Serushago iki ni igicishizo cy'ikibumbiro wambaje ngo wazanye inka za kijyambere kirazira. Ntabwo nabeshya imbaga iri ahangaha ngo umuryango wa Natanayeli. Iki ni igicishizo cy'ikibumbiro. Ntabwo dushatse imitarimba, ntabwo dufukuye, ntabwo dushatse amazi w'ingezi, ntabwo dushatse imibirizi, ntabwo tubuganijemo n'ubundi umugabo nyamugabo wasanzwe afite abashora inka. Iki ni icyicizo cy'ikibumbiro urakagira Imana. Ndabona icyo ari ikibumbiro cyiza nacyo turagishima. Niko sha uhagarara usekurebe Serushago mu maso nk'umuntu azanye inkwano za mbere ubundi akumpera umutobe wereke n'abandi bahungu uti n'ubutabazajye bantu inkwano za mbere. Uramwa Serushago aho ugira gucanga ibiyunyinya aho Serushago ukomeye ukuseka tuzaba undi mugeni. ntabwo umuhungu wanjye yari yakura Serusha. Uracyari muto. Aracyari muto ntabwo aramira ubwanwa. None se ninde wababwiye ngo muzane abana bajya kumviriza ababyeyi? Uyu niwe umenye nka se byagiye kwivuga yabaye uwamuritse
aje kuba aragiye. ntabwo aragera igihe cyo kuba yatera intambwe ngo ashinge imikanda agira sebukwe na nyirabukwe kuko hari ikizamini dutanga mu muryango atakuriye Manuel. Ubaza ufite imyaka ingana? Ufite 20. Uyu yaje ubundi imyaka 18. Turashima ko leta y'u Rwanda yemeye yuko uwo nguwo imuha uburenganzira bw'uko ashobora kuba akuze. Urakuze sha ariko se data mwiza, nyemerera uyu mwana tumaze kumva imyaka afite kandi tumaze kubona ko nawe yatubera umukwe, unyemerere aka gasa n'ubwatsi bwazo, ndavuga izo badukwereye, mukamushyikirize. Aka ngaka nako uze kumutuma kuri mushiki we, nako karasa n'umunyu wazo, hanyuma nako kamushyikirize. Kandi nongere nti muryango wadukwereye dukomeje ibiganiro, mukomeze mugwire nk'ubwoya bw'inka kandi mubyiruke nk'ubwatsi bwazo, murakagwira. Murakoze cyane. niko shangaho kimirana ndumva Serushago agiye kukugabira abakobwa umwaka umwe n'uwuzuza. Muvandimwe Ndayambaje, turagira ngo dukomeze ibiganiro. Twakomeje gushusha igitaramo, ariko nk'uko umaze kudukwera, ibyo ari byo byose dushobora kugira impungenge. Nabonye ushomotse, nabonye ukarishe, nagize impungenge rero yuko uwo mukobwa ashobora kuba ari wowe umufite. Ushobora kuba mfite impungenge kuko nabonye uri kuzenguruka ukavuga ngo twabahaye umukobwa mwiza Ndayamba, undi kubona uruhara rumaze kugera mu bitugu. Aho umukobwa wanje ntiyaba ari weho wamwifunze. Serusha, ntabwo nakura amahano, ababikoze ni abami babiri. Umwami wa mbere bamwita Cyilima Rujugira, wari utuye ku ijuru rya Kamonyi. Niwe wabonye umukazana bitaga Karire, umugabo arazarira cyane ati ni gute umuhungu wawe yantwariye umugore. Arangije yuhi Mazimaka ati munzanire niba uwo mukobwa watumye umugabo ari kurira amarira agatemba gutya. Cyilima Rujugira akimara kwegera se yuhi Mazimaka ati po, ati abagore bose nabo umwami yitegereje uwo mugore. Undi wabikoze umwami wa kabiri bamwita Cyilima Rugwe, niwe yagiye mu Mushishi Bugesera butaraba u Rwanda. Ubwo nawe ugiye kuba uwa gatatu. Oya, ntabwo nakora amakosa nk'ayo abo bami bakoze, ahubwo reka nekere focus uruvugira ijambo yarihorana, maze umwana we yari yagiye amutume hoze. Wabyeyi nawe baramusupa n'abakwe, umuramutse nk'umubyeyi ndagapfa iki gihe. Uwo musore se, ahubwo reka mbanze ngubaze, focus atarakomeza, burya uwo musore muri kumwe ahubwo yahoze arumviriza n'ibyo twahoze turaganira. Yambaje ko munsi ko ari imfura yatuma umwana yumviriza base. Niba ataguhaye ruswa wareka akisubiriza. Serusha wanje, umuhungu wanjye rero Habyarimana ntabwo yigeze agera ahangaha, ahubwo yari ategereje kumva ubutumwa buturuka mu ihitira ko inzira yawe nyabagerwa nk'imwe mpyisi yagiyeho umugisha ajya kugabana igihinga cya Ruzige, ko atwemereye ko none yaza mu muryango umubyeyi ukamuramutsa aho kugira ngo akuramutse. Burya iyo turi gutarama niyo mpamvu tubivuga ngo ababyeyi n'abaramutswa n'abakwe, kugira ngo n'abato bajye babyumviraho. Umuto aramutswa n'umukuru, ntabwo umukuru niwe uramutse umuto. Urakoze, nabyumvise. Umaze impungenge ko ugiye kumutumaho. Reka rero dukoreshe iterambere kuko iwacu naho rirahari. Nushaka uhamagare no kuri telefone, ubu no muri Amerika yagerayo. Uramutse nawe ubwawe umutelefonnye, reka mureke n'ubundi akaya nkayabyaye muki ngo ibyanjye ndabirangije usigaye nibyo batahira, reka ninywera inzoga, reka njye kwiyicarira. Abaraha ubusabe bwawe bubaye itegeko, ahubwo reka nsimbuke sinteba ndatebuka, ahubwo hino uruti hanyuma winywera umutobe. Urakoze cyane. Ngaho mukirigitananga nawe zamura umurya w'inanga, igihe ndaba mpamagara mushiki wanjye. Reka mbanze niyerekere umukwe wacu, ariko reka nanjye ngire